Isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure. Ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Ngenda ifurayisha nakoze indi imfubyi. None urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi. Uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Ndagukina. None usubice ngiye kumena kikukuru nibarangiza bayigufungiremo wambaye ibintu tubagurike isundi we ko nta mugabo roga konse umugabo wabaye umugoma curagura nkaho wamutindi wabikoreye iki Ushakumuka ndakuratira nyamata tsokirana ndavuze musukanga andi amafaranga cyangwa mvuga ibyo bakureka kiri bitima reka guhinduka n'igisuzaje kubiswe n'umukase kandi bari umuntu w'umugabo kazi urayama wabikuye ntabwo kure amafaranga bayamasa Andrew kabomeka cyane tuza amafaranga byose ndabivuga nutari bubimenye abimenye aha aho impa nabyo kumabura byo ntibirimo nushaka kuvuga yes icara kwivuga ntundi cyara hafi yawe icara kwivuga erega nanjye sinakuherageze waba nayo bafara Mama, oui ariko ko hari umuntu wambwiye ko ashaka kunyereka aho papa yigeze gute. uwo muntu se ni wowe Ushaka kumenya uwo ari we? Kugira ngo umuntu ajye kumubwira aho ari, wazajya ukamunyereka. ako wa mwana umaze kwikuza ubwo se uwo muntu mwahereye mujya kubiganira kugeza aho akubwira ko aza hose ari Ntacyo mubwira. ubwo se umuntu ni uzi aho papa wawe ari kurusha uko ngiye mpamvu Byakora ariko ugiye kumunyereka. mbese sinabigusezeranije wakwitonze ugashyira umupira hasi buri munsi urampagata papa urampagata untesha umutwe wakwitonze ugategereza sinagusezeranije ko nzamukwereka ubundi ikibazo ufite ni ikihe papa wawe wamugutumye Birihutirwa cyane. Erega nanjye niwaba nabi pafala sinabafara yatujya kuri banki reka sinabivuga gerageza ushaka akantu kajya izo shaka icyo kintu wacabari birihutirwa cyane se ugiye kubyubakisha inzu uzabamo Birihutirwa cyane. ako micyo uzi n'ibindi ndashaka kumenya uwo muntu wakubwiye ko ashaka kukwereka papa wawe Nshaka kumukubwira. Utazagenda ukamugirira nabi cyangwa ukamukubita ikindi kintu nazo. nkamugirira nabi se agenda umugizi wa nabi shaba cyane bamaze kwigira nabi ntabwo namukubwira utazamugirira nabi cyangwa nkamukubita ikindi kintu nkamukubita ikirayi mu mutwe se cyangwa nkamukubita icyuma Icyo waba ufite cyose. ako ke urumva ukuntu umusaza wawe ari umusazi urumva ukuntu aba ari kuntesha umutwe uransaza untesha umutwe umbuza amahoro wabuze iki gituma umpagata bigezaho
wabuze iki kigutera kumagata kugeza ubwo wumva ko ugomba kwicamukaho ukahagarara mu gihorihori? Ndikubitinza se so uramushaka ngo akumarire iki kirenze icyo gihe nkumarira? Kantesha umutwe. Cyangwa bibaza yuko ngiye kuba ntari kumwe nawe binejeje. Nanjye sinabwo nishimiye ko adaharereka. Cyane ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo abatari aha ngaha. Ariko zaza tuzagende tumurebe. Mumurebe ubu nari ufite amafaranga yo kwishyura indege. Indege se mama nawe rwose. Cyane kibe gusa kinesha umutwe. Nsubiza nyine. Mama we nta kibazo ufite amafaranga ahagije. Twajya kumureba. Umunsi wa Korea yawe uzayazane tuyategeshe tujye kumureba. Hanyuma ngabanyaho amagambo mva no hejuru. Ayo duhahira musa uyakura. Uyu munsi ntuwurye. Ndarya. None se nimba uri burya kucyo uri kuntesha umutwe bigeze aho ngaho. ushobora kuba ufite amakuru atari yo. Uze wiki. Uri mu mafaranga cyane nayo. Se tuza. Ngo nyafite amakuru atari yo. Uje kuvuga ubuje twa ngaha. Urayama cyangwa twayo. Gake tukumurana. Mbona amakuru mfite genya mfite atari bari kuvuga. Ariko abagabo bagombe barabwira koko Andrew afata umugabo mugenzi we. Ushobora kwihangana icyuye iki. Ndaguhaye amafaranga wakoresha ugiye guhaha. Kandi nzagana icyuye iki. Aya, ugihemuka. Ntabwo ndakuzi. Ntabwo mpemuka. Kuko nanjye niba ukora amakuru ufite. Kanda akanyenyeri. Kandi ayo makuru ndashaka ugiye. Kanda akanyenyeri. Telefoni kushaje. Kujya kwizana birasaba iki? Umva, jya kuzana telefone mu amafaranga. Ndi umugabo uvuga. Andrew ujya kuma amafaranga cyangwa agaciro ugiye ngo niyarengane. Uretse tuzana telefone tucumikana na reprise mu mafaranga. Kandi wacana kandi uzanira umutima mubi. N'umunsi ndarya. Kandi nanahabwe ntabwo byacoje. Nushaka urye cyangwa ubireke. Nyine kugira ngo tugire tubika ayo matike. Sarike kurya. Ubwo nureka kurya sinzongera guhaha. Kandi ntukanesha umutwe. Ntukanesha umutwe iyo ako wajya witonda ukaba nka Keza koko. Ese sheri ko witangiriye itama. Keza ko ari umwana usura kandi. None se kubizi ko ari akana kuki uri kwashyira n'ibyo bintu byawe uza kumbwira. Nimba wari ubizi ko ari umwana wakagombye kuza ukandi ufite mama twiherere nkubwire ntukabimbwira umwana yumva. Ese nimba uri kubimbwira gutyo umwana ari kukumva. Uri kuramba mu buhe buriri. Kandi ko yakagombye gufata uburere ari wawe. Va hejuru toka. Sonya. Chimbuka hejuru se. Gishanura. Tumuka genda va hejuru. Shawa mucuzi ko nayo ngukumbuye. Shawa byihorere nanjye naragukumbuye. Buri munsi napangaga kuza aha nkagira gahunda zitandukanye nkapanga bigapfa nkapanga bigapfa. Giza bahurwe buri munsi birankundiye. Nyine ubwo Imana yaciye ikiziriko ari gitumba se. Ntabwo Imana yatwemera ko nari igihe kingana gutyo tutabonana twari tunakumburanye. Ariko shaho rero hari ikintu kimutazi burajya nicara nkatekereza kuri Gakire. Numva ubwonko ibyo uvuga n'ibyo. ntawamenya. Noneho rero wowe urabitekereza. Abana banjye zahabirirwa banyishyuza papa. Mama. Ntabwo noneho n'icyo mbabwira. Rimwe na rimwe nkababeshya. Ejo rero naricaye ndatekereza cyane numva n'ibiri kuza. Ndavuga nti uwaza kukugisha inama. Se buriya waretse tukajurira. Sheri, ibintu uvuze nibyo. Kuko nanjye maze iminsi ndiho mbitekereza. Ariko kubera ko umutwe umwe wigira yo gusara.
ariko ubwo ukazanye ku gatekerezo ndagushyigikiye. Ni ukuri tujurire wenda basanga bizatanga umusaruro mwiza. Oya tugomba kubikora kuko nawe ahari aribaza ngo si hanze nahasize abantu, noneho abana be bamaze igihe bantisha umutwe papa nanjye nkabura icyo mvuga. Mbese ubu nahindutse umunyabinyuma muri iki gihugu. Bivuga ngo nturana bajyana ngo bajye kumusura. Oya rimwe narababeshya ngo ari hanze ngo mbabeshya ariko njya mbona iherezo nzatinyuka nkababwiza ukuri. Nanjye icyo mbona ni uko uzababwiza ukuri kuko ntawamenya pe. Ariko ako gatekerezo ko kujurira nanjye maze iminsi ndi kugatekerezaho. Ahubwo se urabizi yuko uri inshuti yanjye magara, iby'ububersere tubishyire ku ruhande. Uri inshuti yanjye magara, uri umuvandimwe wanjye wa wundi nisangaho. Rero numvaga nyine nanjye ubwanjye nari butere intambwe nkaza kukureba kugira ngo icyo kintu tukiganireho. Mico ni ukuri tubigire vuba kandi ntitubitinze. Ko buriya hari ukuntu abantu baganira ikintu bakakivuga ariko kugira ngo kijye mu ngiro ugasanga biri gutinda. Ibi byiza rero njye numvaga n'ejo twagenda. Ndagushyigikiye ariko reka ngutere inkuru twishinze kuganira sinigeze nanakwakira. Reka ahandi ni mu rugo ntabwo ari ngombwa kunyakira, nanjye ubwanjye najya kubyifatira. Haguruka rero ujya mu gikoni. Ugiye kujyayo byo uzi n'ukuntu numva gashonje kubera cyane ajya kubyifatira. Umugabo wanjye kabisa nzamuhorera. Hari akamesaje ndi gutanga sorry. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Amen. Natwe turaho nuko. Gakire uvuye kumusura? Ndamusura. Ariko se utajya kumusura kandi mwari inshuti? Kumusura ndamusura wenda gake, ariko nawe urabizi ko hari ahantu na cyane cyane iyo bazi ko twari dufitanye business nk'iriya baba bagira ngo tudahishe ibimenyetso n'iki n'iki. Urumva rero kujyayo nyine ni uguhatiriza, bakavuga ngo njye baranzi nyine baba bati ujye umusura gake, ku buryo niyo musuye tuganira umucungagereza ari hano hafi. Ntumbeshye koko? Oya ntabwo mvuze ko njyaho kenshi, ariko imbogamizi mfite niyo ngiyo. Niba yambwiye ko utaramusura. Nibyo. Gusa nigeze kujya kumusura baramunyima, noneho mutumaho umusekirite. Kuko wenda ashobora kuba iyo umuntu ari hariya indani rero ntabwo menya ibibera hanze, ariko amusore kandi erega hari ahantu azavamo uko uzagenda kose ntabwo azatindamo cyane, kuko natwe turi kugerageza nyine kureba uburyo nyine yavamo, kuko nari ntabwo nishimiye ko inshuti yanjye igumamo hariya. Ejo bundi nari nagiye gusura umudamu we, turaganira ariko twavuganye ko dushaka kujya kujurira. Ndifuza rero ko nawe waza ukadufasha kujurira. Hariho igihe cyo kuja nticyarenze.
ntabwo kirarenga. ntabwo kirarenga. Turacyafite nk'iminsi 5 isigaye. Okay. Ntabwo urabona umunsi neza nyirizina umuntu yagirayo. Njye numvaga ko ari we wawuduha kuko niwe udakunda kuboneka ariko njye ndaboneka. Ndavuga ubwira umunsi w'ubujurire ko rwose yasabye ubujurire ariko bamuhaye umunsi wo kugira ngo ndebe ko iki cyumweru mfitemo akazi kenshi, wenda na kwidisiplinibiriza mu gihe byaba bishobotse, ariko hari umushoramari ushaka kuvugana nanjye zavuye Dubai, ntabwo nzi precisement azaza ryari, mfite kumenya umunsi aho kugira ngo boss ni disponible nshaka nk'amasaha angahe nze nani natenga mu gitugu. Ntabwo ndawumenya ariko nimba no kubamenya nzakumenyesha. Okay. Ntuzahindure. Ariko niyo wantungura nta kibazo, nabaha profil y'uburyo mwabikoramo. Nk'uko mbwiye ngo sinzagutungure, ese twebwe badutunguye twabigenza. Birumvikana impamvu mbivuze, umunsi ushobora guhurirana n'uko wenda nanjye ntari mu gihugu. Nicyo navugaga. Urateganya kugenda ryari? Ntabwo yari yambwira nawe date azabonekeraho, kuko yambwiye ko tugomba guhurira Dar es Salaam. Kumva yarashaka kumwe ati n'ejo cyangwa ejo bundi bigahuza n'uwo munsi w'ubujurire bamuhaye. Rero icyo gikoni hakwanjye ntabwo byanyorohera. Gusa hajya abagabo ntabwo hajyimo. Icyo nize cyo nuko nzi neza ko bizagenda neza. Imana ibijyo natwe nicyo cyifuzo cyacu ko byagenda neza. So buriya musaza wanjye rwose namukundaga rwose, sinamwifuriza kuguma hariya pe. Wowe nta n'ubyifuza, mbese hari umuntu wakwifuriza uwo ikibi? Wamenya abantu bari kuri iyi si se ko bateye bitandukanye. Sinabamenye ushatse kuvuga abantu. Okay, bibaho ariko kandi birambabaza cyane, kubera birambabaza sana. Ariko usijali, mambo atakuwasaba. Mungu yupo. Ni kweli. Tunamtegemea yeye. Ni kweli kabisa. Ni gute nkubwira ugakomeza ureba muri telefone? Madame, wanyubaha akanya gato? Rero ndi kumva uyu munsi disi uzanye agatima keza, tumva rwose bitewe no kuntu umeze. Tumva nanagufitiye impuhwe. Wansuzuguye uri kwireba. Okay, uri kwireba ariko amatwi nzi kari kumva. Ndabibona urananiwe pe. Sibyo? Niyo mpamvu nguhaye amasaha 28 yo kuba wavuyeho.